Reka nongere ngusuzana ariko ngwani ikaze umukunzi wacu dama kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo urwagaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari kuyikora kakanya kugira ngo buri gihe cyose dusengu cyangwa siganiro ujye ubasha kukibona mu bambere bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Tugoretse muri gitaraganya kugira ngo tuze kukugezaho aya makuru, dore ko ari amakuru yihutirwa buri wese aba agomba kumenya gatanu kuri gatanu. Nyemerera rero ntiza umwanya umutoya tubashe kurebera hamwe izi breaking news zigenda zicyara ku bindi binyamakuru, dore ko tuba tuyagomba kuyakugezaho mu bambere kugira ngo ubashe kujyana natwe gatanu kuri gatanu. Siga igitekerezo cyawe ukande like cyangwa se ukore na share, ntacyo bitwaye. Kugeza kuri ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda inkubiri cyangwa se induru, intambara y'amagambo irimo gucicikana hirya no hino, aho usanga buri wese ari kuvuga ku cyatumye insengero zifungwa cyangwa se ku mpamvu nyamukuru insengero zitumye zifungwa. Musabyimana Jean Claude, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, nkuko yabitangaje, yavuze ko insengero zose zitujuje ibisabwa cyangwa se ibikenewe zigomba kuba zafungwa ikitaraganya mu buryo butunguranye ako kanya. Kugeza ubu rero twabasha kukubwira ko muri Burera habashije kuba hafungwa insengero zigera kuri 288, mu gihe Gakenkeho tubarura insengero zigera kuri 318, aho ahantu hose bagenda usanga urugambo ari rwose babihuza n'umukuru w'igihugu impamvu ki insengero ziri kubasha kuba zafungwa mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza ubu ngubu mu karere ka Musanze harabarurwa insengero 211, aho Rulindo habarurwa insengero 292, ari nako mu majyaruguru hose insengero zimaze kuba zafungwa ari 1253. Abanyepolitike ugasanga bari kubirebera mu bundi buryo, kuko bo bavuga ko hitabiriwe gufungwa insengero cyangwa se amadini, amatorero agiye atandukanye, ariko ndetse amatorero asengera mu mwijima cyangwa se icyo twita nk'ubutinganyi atari kubasha kuba yafungwa, kuko hari insengero ndetse n'abantu bakora ubutinganyi bakora bwihishwa ndetse bakanabasha kwigaragaza, ariko bo ntibabashe kuba bakumirwa. Aho Perezida Paul Kagame yavuze ko ari uburenganzira bw'umuntu kuba yakoresha umubiri icyo ashaka ariko kadashigikiye iby'ubutinganyi. Abanyepolitike rero ugasanga ari byo bashingiraho bavuga ko Perezida Paul Kagame yaba ashigikiye ubutinganyi. Bamwe mu barwanya politike y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se barwanya ubutegetsi buriho, ugasanga ni nacyo kintu bashingiraho. Kugeza kuri ubu ngubu reba nk'ubu mu burasirazuba harabarurwa insengero 240, kugeza ubu ngubu mu 333 zimanze kugenzurwa, aho abanyapolitike usanga babirebera mu bundi buryo. Ari nako mu Rwanda ubu ngubu abakristu cyangwa se abasanzwe basenga haba ku munsi wo kuwa gatandatu cyangwa se ku munsi wo kuwa karindwi usanga bihishe cyane bari gusengera mu buvumo, dore ko mu burasirazuba habaruwe ubuvumo bugera kuri 427 abantu babasha kwihishamo bakabasha kuba basengeramo, cyane ko bitemewe, aho leta yo yavuze ko igomba kugenzura ahantu aho ariho hose baba bihisha bagasengera haba hateza ibyago cyangwa se haba hateza impanuka. Kugeza kuri ubu ngubu abantu basengera nabo mu butayu babashije kuba bakumirwa, aho 90% babashije kuba babuza kuba basengera mu butayu, bakabasha kuvuga ko hagomba gushirwa ibisabwa cyangwa se hakubaka insengero, bityo bakabasha kuba basenga mu buryo bukomeye cyangwa se mu buryo bwemewe, cyane ko bategeka insengero zigiye zitandukanye kuba zashiraho amabwiriza ndetse zakizimyamwoto, ibibuga byo kuba bakirukanyiramo igihe haba habaye impanuka, ndetse sound proof ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi rero bikaba byateje umwuka mubi mu matorero ndetse n'amadini agiye atandukanye, cyane ko abapasitoro cyangwa se abakuru b'insengero bavuga ko babafashe kunda, aho kugeza ubu ngubu nka karidinari wo mu Rwanda nawe yabashije kuba yagira icyo yabitangazaho, avuga ko gufungwa kw'insengero hari abo kwakomye mu nkokora, kuko insengero zari zifite benshi zirimo kubasha kuba zagaburira cyangwa se kuba zahereza icyo kurya mu buryo bugiye butandukanye, haba mu makuru b'amatorero cyangwa
cyane ko bamwe mu bakuru b'insengero bavuga ko hari benshi insengero zibasha kuba zafasha cyangwa se zikabasha kuba zabubakira zikabahereza ubufasha bugiye butandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara, ari nako bakuru b'insengero basaba leta kuba yagira abo ikomorera cyangwa se insengero zimwe na zimwe kuba zakomorerwa kongera kuba bateraniramo bagasengeramo, bityo bakabasha gukomeza mu buzima busanzwe, dore ko abakuru b'insengero bo bari gutakamba mu buryo bugiye butandukanye. Reka tukubwire ko wowe icyo usabwa gukanda subscribe, share na comment, bityo tukazajya tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano ukuri